nta musore ushaka kukubwira ko atarya umwana aba muri geto ngo bishoboke. ntago bibaho, ntago bishoboka, ntago nabyumva. ubwo nawe bivuze ngo uramutse ugiye gusura uri muri geto nawe urabizi ko utataha. Ubu waba ujya uzi ko abageto koko nuramusura cyangwa se nanagusura byabaye ngombwa nyine byabatunguye, mwirinde mugire uko mubyitwaramo. turabasuhuje inshuti bakunze ba Neho TV, mudahwema kugenda mubana natwe umunsi ku munsi mugano byinshi bigiye bitandukanye mu makuru menshi agiye atandukanye. Nkuko rero mubizi nge na Vava naravuze ngo ngomba kugenda bazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye, cyangwa se abantu benshi bagenda baduha amwe mu makuru tutatugiye tumenyereye hano hanze. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera turi kumwe n'umwana w'umukobwa, tugiye kuganira akanya gatarambiranye kandi nanone katari gatoya mu by'ukuri. Turakwakiriye hano kuri Neho TV. Murakoze cyane kumikazi. Uri bugerageze kugira ngo ugende wongera ijwi abanyarwanda bagende bakumva neza, kugira ngo hano kuri Neho TV dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Niwamenya rero haraba wenda bafite ikibazo cyo guhita batumva neza, gusaba kugira ngo wongere ijwi kugira ngo abanyarwanda bakumve neza. Amazina yawe witwa nde? Amazina nitwa Uwinema Josiane. Uwinema Josiane. Uwinema Josiane ni muntu ki muri societe? Uwinema Josiane ni umunyarwanda usanzwe. Yego. Akaba ari umuntu uzwi ku bintu by'ibiganiro runaka nyine. Josiane ni umuntu uzwi ibintu by'ibiganiro. Josiane, tugarutse none ngiye nkubajije ngo Josiane ni muntu ki muri societe? Ubusanzwe ukora iki? Usanzwe ndi umunyeshuri, niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Iki? Ubudozi, fashion design. Hano rero kuri Neho TV tuba tugiye dufite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe twaba dufite n'amakuru menshi agiye atandukanye. Gusa uyu munsi hari ikibazo kibazwa mu rubyiruko rw'u Rwanda. Impamvu njye kukikubaza nuko nawe uri urubyiruko, nimba wenda ushaka kutemera kuri rwo, ariko ejo hazaza ukazaba uri urubyiruko. Niki utekereza ku basore baba muri geto? Ikintu nzi ku basore baba muri geto njya mbona muri societe ni abantu nyine kwa kundi umuntu aba muri geto bitewe n'impamvu runaka. Yego. Hari ababa bitewe n'akazi, amashuri se, cyangwa se bitewe n'ukuntu kuri wabo nyine yabonye bitavamo agatemo kujya kwibana. Ariko geto zose ni geto. Geto zose ni geto. Urumva kuba wenda ari muri geto kuko kubw'impamvu y'akazi runaka, kubw'amasomo cyangwa se kubw'ababyeyi wenda babona bitari kugenda neza, geto aba ari geto. Geto aba ari geto. So ni icyo utekereza kuri geto, cyangwa se ku musore ukubwiye ngo umusore muri geto? Ikintu nzi kuri geto nyine, umusore aravuga ati wenda nisheri wawe birumvikana, bati va insure ukagenda. Yego. Ko nyine ubuzi neza ko n'ababyeyi babana, ukagenda wisanga uri wenyine nyine, urumva nawe byakurikiraho nta bantu b'urubyiruko. Hari wowe waba warigeze usura muri geto? Aya. Amakuru nk'ayo ngayo yakura hehe rero? Ndi urubyiruko se. Bari abasore baba muri geto, ese birashoboka ko hari umusore cyangwa se ushobora kukubwira ko adakora ibyabo bose bo muri geto, ukabyemera? Oya, ntabwo nabyemera. Kubera iki? Kubera ko umusore ugiye muri geto ahita ahinduka pe, bitewe n'inshuti agira zikamubwira ati se ubundi ko wibana uratinya gukora iki? Yego. Nawe bikarangira yumvishemo nyine ko n'ubundi atari ababyeyi be ngo bamukebure, yibana gutyo nyine bisanzwe, ari umuntu uba wenyine umenye ibye, mbega niko navuga. Amakuru aba agenda ahihwiswa cyangwa se avugwa yuko nyine abasore baba muri geto bazwiho ngo kurya abana, nk'uko wenda ntawe ndakeka ariko wabivuze, sibyo? Nta musore ushaka kukubwira ko atarya umwana aba muri geto ngo bishoboke. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, ntabwo nabyumva. Ubwo nawe bivuze ngo uramutse ugiye gusura uri muri geto nawe urabizi ko utataha. Ubu waba ujya uzi ko abageto koko? Reka tubare ko wagezeyo, wagiyeyo. Nawe usanzwe ubizi. Usanzwe ubizi ko kujya muri geto umusore ubwo aba ari uko. Ubundi rero mbere yo kujya muri geto manzi utekereza ibintu bibiri. Yego. Tekereza ati se ngiyeyo, uwo ngiye gusura wenda birashoboka ko ari sheri wawe. Yego. Ati se hari n'ubwo yaba ari n'umusore mumenyane muri iyo minsi ari ubwa mbere ugiye kumusura. Nabyo birashoboka. Yego. Birashoboka ko mumenyanye ugiye kumusura nyine
ariko ntabwo wajya gusura umusore uba muri ghetto nta kintu mupanga, ntabwo bishoboka. kandi ibyo nyine ari nandimo mwene wanyu Eh. ari musaza wawe birumvikana ibyo ntacyo waba, Eh. ariko ari sheri wawe aha ko hari basaza b'abantu nabo ngo bateye ubwoba. basaza b'abantu nyine kuri mushiki wawe wapi we, ntabwo bishoboka. urugero hari ukuntu wenda abantu baba muri ghetto hari imico baba bafite rimwe na rimwe bitari myiza, so ibyo aba byirengagije mu gihe wahageze. musaza wawe ari musaza wawe cyangwa se so ashaka ko ari musaza wawe muri famiye apana mu nda. ibyo aba byirengagije igihe wahageze mufitanye isano, Eh. ariko nta sano mufitanye Yego. hari utabyirengagiza ntabwo bameze kimwe, baratandukanye. Ku bakobwa bo baba ghetto bo ubatekerezaho iki? Reka Abakobwa tugaruke baba ku ruhande rw'abakobwa, kuko ntabwo abasore aribo baba ghetto bonyine, yego n'abakobwa babayo. abakobwa ba ghetto rero bo icyo mbaziho, ubundi hari ukuntu abavuga ati atahira igihe ashatse, hari amasaha ubundi urabizi umukobwa iwabo mu rugo hari amasaha atemerewe gutaha. Yego. Umukobwa wa ghetto rero we aragenda akajya mu bye akavuga ati isaha ku isaha nataha ntawe unegeka. Yego. Icyo nicyo nzo bakunda kunanirana. abananirana kuri ndetse kandi ntawe umukontorora, nyine nk'uko uvuga ngo abahungu baba muri ghetto barya abana, abakobwa bo ni iki bazwiho? abakobwa ba ghetto bo icyo bazwiho ni ikintu cyo kugendera agataha igihe ashakiye nta muntu umukontorora, kuko aba ari hehe nyine, aba ari hehe. hari ukuntu baba bagiye gumitinga na sheri wawe. bo ntabwo bijya bibaho ko abahungu babasanga aho muri ghetto z'iwabo ibyo birumvikana cyangwa aho baba bibaho pe, kuko ntabwo wasura umuntu kabiri ataragusura ngo ubyumve, ntabwo bibaho. nkawe rero nk'umunyeshuri uracyari mutoya, uracyari umujyambere, ntabwo wenda umeze nkatwe imvi zashokonkoye, twe turashaje, iminsi imaze kutwicumana, ntabwo tukigendera wenda muri ya maraso ya gisore. Wenda wowe uracyari umwana niyo uri kwerekeza. Wavuze ko umuntu ashobora kuba muri ghetto kubw'impamvu zo kwiga, kubw'impamvu z'akazi. Nawe niho ukiri kugana, kuba ukiri muri secondaire, igihe runaka kizagira ujye kwiga university cyangwa se ubone job. Wowe ubona imyitwarire yawe izaba ari iyihe, yerekeye ku imeze ite mu gihe uzaba uri muri ubwo buzima bwa ghetto? murakoze. Imyitwarire yanjye mbona mba ghetto, kuko nyine nzi ibibi bya ghetto nzajya kwibamo mbisobanukiwe. Yego. nzajya nitwara nyine bisanzwe, atari byo kugenda uvuga ngo ba ghetto nta muntu ugukontorora ukora ibyo ushaka, oya. Ese ubu tuvugana aho twatembereye ni mu ntara, uramutse uragiye ugiye kuba mu murwa cyangwa se uvuye mu mujyi wabagamo ugiye mu wundi, like wabaga Kigali ugiye Musanze, yose si imijyi, mu rugo basize Kigali ugiye Musanze, uzakora ibintu ufite ubwoba kandi ubizi ko mu rugo bari kure? Oya. N'ubundi amaherezo uzona. Amaherezo uzona pe. Ubona ko n'abariho byerekeza. Iyo udafite umuntu ugukebura ngo umugishe inama, kuko nyine ikintu abakobwa baba ghetto bo baba bazwiho, nuko nyine hari ukuntu adakunda guhamagara iwabo cyangwa ukajya muri sosiyete runaka ugasangamo umuntu mukaba inshuti. Yego. Ubundi byaterwa n'inshuti masanze. Hari ukuntu washanga inshuti zikaguhindura, umuco wari ufite ugahinduka nyine. Ariko hari igihe wasanga inshuti nziza zikakugira inama nziza. Kandi tuzi ko muri ghetto nta nshuti nziza zibayo. Oya. Hari igihe uzibona rwose. Urugero ushaka kuba baba mu rupangu nkuru nguru, ukaba urimo abandi bakobwa bagenzi bawe. Yego. Harimo inkundarubyino, harimo iki. Wenda sava ni wowe wenda witonda winjiye muri iki gipangu. Ariko usanzemo inkundarubyino gusa. Ese uzemera uhinduke ku bwabo? Iteka n'iteka urahinduka. Ntabwo wagendana n'umuntu uzi neza muhorana buri kantu kose akoze muri kumwe ngo ubure kugendera muri izo nzira pe, ntabwo bishoboka. Kuko nyine turi urubyiruko tugira amaraso ashyushye cyane, ntabwo byakunda. Ese ubona ababyeyi bakira gute abana babo by'umwihariko nk'abakobwa, umuhungu we kuba yatera inda n'ubundi agenda wenyine uko yakaje, uko yakasembuye mu rugo ni nako agaruka? Yego. Ubona ababyeyi babyakira gute kubona waragiye uri umwe ukagaruka kuri babiri cyangwa batatu? Birashoboka ko waza utwite inda y'umwana umwe cyangwa impanga? Yego. Ubona ababyeyi babyakira gute? Ababyeyi rero birabatungura pe, kuko nyine biterwa n'ukuntu wagiye bakuzi. Yego. Iyo ugiye bazi ko witonda bakabona uzanye babiri,
ntabwo umubyeyi apfa kubyemera, baragutonganya bibaho, nta mubyeyi waceceka ibyo bintu yabibonye. Oya, aragutonganya akagukebura, ntabwo nawe uri umubyeyi, reka dusapose. yego oya n'ubundi njye ndi umubyeyi, ntabwo njyewe nyiri muri ya myaka zanyu. Ababyeyi ubona bamwe na bamwe babyakira gute? Ababyeyi nawe urabyumva, umwana wawe aje ukajya ukabona nyine hari icyahindutse, uko agiye ntabwo ariko agarutse, ntabwo wakishima pe, ariko biterwa n'ukuntu aje. iyo aje neza nyine ameze neza, cyangwa se yarakoze akantu gashimishije urishima. Ariko iyo aje arimo babiri, yaragiye ari umutabizi, ukajya kubona ukuntu arimo babiri, ntabwo wapfa kubyakira, biragoye pe. Ni ubuhe butumwa ohereza abo babyeyi? Ubutumwa mpereza abo babyeyi ni ukujya baganiriza abana babo igihe bari kure. Niba uzi ko umwana wawe mutabana aba geto, jya umuhamagara, umugire inama, umuganirize, umubaze se ahantu ubaye hameze muri geto, umubwire inshuti agomba guhitamo. Icyo ugira ababyeyi inama ni uko bagomba kujya baganiriza abana babo. Ni icyo nabwira ababyeyi rwose. Hari umubyeyi utinya kuvugisha umwana, akavuga ati ndamubwira iby'icyo ubundi ubu ngubu nifite n'isoni zo kuba nabivuga. Urugero, reka twere kurenganya abo bana, reka tujye ku ruhande rwawe, your side, utari kumwe n'ababyeyi bakaguhamagara ati Josiane, ati uramenye ntugakore iki, kandi urabizi neza ko bari far away, bari kure yawe, yego wabyubahiriza? Tube turetse kureba abandi ku ruhande, wirebe ku ruhande rwawe. Byaba bigoye, ariko ubundi uramanza ugatekereza. Ariko ibintu ababyeyi bambwiye birumvikana ko ari ababyeyi bafite icyo banshakaho ejo hazaza. Ukamanza ugatekereza ati se ejo hazaza hanjye hazaba hameze hati, bitewe n'ejo hazaza ushaka kugira, ubundi wirinda ibyo byose. Kandi tuzi ko urubyiruko mugira amaraso ashyushye, hari ibintu utakirinda ngo bikunde. Birahari. Ni nk'ibiki ushobora kwirinda bigakunda? Ibintu ushobora kwirinda bigakunda ni inshuti mbi pe. Hari ukuntu ujya ahantu ugahura n'inshuti, ariko ugasanga abaho bayivugaho ibintu bibi, wenda wayibaza ikanga kukubwira ko ari byo, ariko ukabyumva n'abandi bantu batandukanye bitewe n'ukuntu babanye nawe. Icyo gihe iyo usanze bimeze gutyo uramukatira pe, uramukatira kuko birumvikana ufite n'impamvu. Niki usoza ugira urubyiruko rw'abasore, ndavuga ku ruhare rw'abahungu? Abasore rero nabagira inama pe, niba ugiye gato ukagera na sheri birumvikana, ugiye kumusura birumvikana, ntabwo wakundana n'umuntu mudahuza. Nuramusura cyangwa se nanagusura byabaye ngombwa nyine byabatunguye, mwirinde mugire uko mubyitwaramo. Tugarutse ku bakobwa bagenzi bawe, ni iyihe nama ubagira? Abakobwa rero bo nabagira inama pe, kuko nyine niba umukobwa aba geto ugiye geto, ndabizi nta rubyiruko, umuntu w'urubyiruko utagira sheri ntabaho pe. Niyo atamugira ukuntu uganira n'abandi, ugasanga nyine avuga ati ariko njyewe ubundi ndi mu biki, ntabwo abari umuhungu ati nyine tubijyemo, akabona wareba n'ukuntu nyine basanga ameze, akavuga ati ntabirenze, ukavuga ati nta kibazo, ati barunaka ko bafite ubundi njye ndabura iki. Abo rero abo ngabo bagira iyo myumvire, usoza ari icyo babwira? Icyo mbabwira ni uko ingendo y'undi ubundi iravuna. Ubundi ufite kwishinga ibya runaka ukabigenderaho bikarangira bikuguye nabi, kandi we yarabigiyemo abisobanukiwe. Manza usobanukirwe ikintu neza mbere yo kugikora. Tugira mbere yuko dusezera umutumirwa wacu w'umunsi, tugira TikTok question. Do you know TikTok question? I don't know. Yes, TikTok question, explain in Kinyarwanda. TikTok question aba ari ibibazo utakeka ko umuntu yakubaza. Yego, bishobora kuza biri relevant y'ikiganiro twarimo, cyangwa se bitandukanye n'ikiganiro twakoragaho, cyangwa se bikaza byerekeranye n'ikiganiro. Ubaye ufite umukunzi, yego, akaguhamagara ari mu bibazo bimusaba amafaranga 50,000, wakora iki? Mbaye nyafite bitewe n'ukuntu dukundana, yego, wayamuha. Igihe utayafite kandi wumva ko ari mu bibazo biri imenye chance ko biba cleared,
igihe utayafite nyine hari ukuntu ugira inshuti runaka cyangwa se uzi neza ko ari ahantu uzayakura ukayaha uwo muntu yego wayamwaka ukayaha sheri wawe akamanza agakemura ikibazo ya. hanyuma nyine nawe ukajya gukura hahandi yandi atari kuboneka uwo munsi ukayahereza nyirayo. yes, ikindi kibazo kiragira kiti uramutse ubonye amahirwe yo kujya hanze y'imbibi z'u Rwanda, urugero ushobora kubona viza yo gukomereza amashuri Canada, USA and UK, yego, ariko bikasaba ngombwa ko ari kujyana abana b'imfubyi, uramutse ufite ababyeyi bombi kandi bari gutwara abantu badafite ababyeyi, muri make b'imfubyi, umuntu umwe muri abo bantu bari kwandika akaza gusaba option imwe yo kwihakana ababyeyi kugira ngo ujye kwiga, wakora iki? ntabwo nakihakana ababyeyi. wakemera ugatakaza amahirwe yo kujya hanze? ntabwo nakihakana ababyeyi. ni igiki utakorera umuntu ukunda? ikintu ntamukorera? yego. igihe ansabye ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mbona bitari buvemo pe, ntabwo nabyemera. icyo nicyo kintu utakorera umuntu ukunda? nicyo rwose. ni igiki ushobora kwaka umuntu ukunda ukaba ubizi neza ko nawe umugoye? ikintu nshobora kukimwaka nkumva ko mugoye? nabwo ukaba ubizi neza ko umugoye ariko ukakimwaka? kanumbe wongera ijwi? ni ukumwaka ibintu birenze ubushobozi afite. ibyo bintu nyine natwe nibyo tugira ngo ubwire abakunzi ba Neho TV. wenda ni umunyeshuri nkanjye. so urugero ni umuntu mukundana, yego, yabize abantu b'abanyeshuri nkamwe muba mugikunda, hari igihe muba mufite abasaza bari hanze, sibyo? mukaba mufite n'abandi mubeshya ngo ku ishuri, sibyo? natwe ibyo bihe twabinyuzemo. ni iki wasaba umukunzi wawe ko bizi neza ko umugoye? kiri bushoboke cyangwa kitari bushoboke? ushobora kumubaza ati ushaka kukimwaka ubizi neza ko kimugoye, ashaka kukibona cyangwa ntakibone. yego. ni nk'igiki? ni amafaranga menshi pe. ni amafaranga menshi. ubundi ukundana n'umuntu bitewe n'ubushobozi afite cyangwa se wowe ufite umubonaho. yego. ati ima nk'ibihumbi nka miliyoni 2 kandi nta n'imwe afite. yego. ntabwo iki kintu nagikora kuko nyine ni ukumugora kandi nawe urabizi neza ahantu ahagaze. igihe uramutse ufite umukunzi wawe mu rugo bataramwishimiye wakora iki? mufite mu rugo bataramwishimiye byaterwa n'ikigero ngeze. ndamutse mufite ngana gutya bakambwira ati mu rugo uyu muntu ntitumushaka, ubundi ntabwo nageza mu gihe cyo kuvuga ngo twabana, ntabwo nahita mukatira pe. nahita mukatira mu gihe bwo waba uri mu gihe cyo kuba ukeneye umugabo? igihe mba mbona, ubundi byaterwa n'ukuntu mubona. niba mbona nkunda by'ukuri, yego, kandi nkaba mbona ababyeyi baba bati ntitumushaka pe, ababyeyi ntabwo aribo bazakubakira. yego. urukundo nyakuri ubundi ni urukundo pe. niba ukunda sheri wawe ubizi neza ko mukundana by'ukuri, yego, ntabwo wamubabaza kandi mugeze mu gihe cyo kubana mwarabipanze. wenda for example mwapanze kubana, yego, noneho ujya kubibwira iwanyu, bari bazi ko ufite sheri ntibavuga, yego, ariko nyine ujya kubwira iwanyu nyine ko mugiye kubana we na sheri wawe, yego, iwanyu urapara bati reka kubana n'uriya muntu ntibishoboka n'iki n'iki, nyine urabizi ababyeyi. sheri wawe byaterwa n'ukuntu mubanye pe. kuko nyine mufite kuba ubona mukundana by'ukuri utamubabaza cyangwa ko mubana pe. twabana mu gihe waba uri mu gihe cyo kuba ukeneye umugabo, twaba turi mu gihe cyo kubana dukundana by'ukuri, nzi neza yuko ari magara ntusige, twabana. umuntu aba magara ntusige kuri we ryari? cyagiye mukundana by'ukuri uzi neza yuko mwizerana 100%. cyagiye ajya gukora ikintu akamanza akakugisha inama, ubona n'ikibazo akakikubwira. mbega igihe ubona ko umuntu agukunda by'ukuri, igihe rwose. muri se n'ibihe bimenyetso umuntu ashobora kukwereka ukabona akagukunda? ibimenyetso ashobora kunyereka ni ukumenya uko mbayeho buri munsi, waramutse uteberewe. ibyo nibyo byerekana ko umuntu agukunda? ntabwo ari byo byonyine, ibikorwa gukorera, yego, inama kugira.
Yes, ikibazo cya nyuma dusoza dusezerera abakunzi ba Niho TV babanye natwe kuva ikiganiro kitangiye kugeza tugenda tukigana ku musozo. Uramutse uryamye ukabona musaza wawe yinjiye aho urara, yego akubwira ngo ndashaka ko turyamana kandi mu rugo atabimenye, iki kibazo wagikemura gute unasezera ku bakunzi ba Niho TV? Musaza wawe Aho muvukana murapana mu muryango. oya pe ntabwo tugiye gukora amahane ntabwo bibaho. Wabikemura ute rero? Aramutse aje akambwira ati ndashaka nyine ko tubigenza gutya, Yego. kandi mu rugo ntibabimenye, namaze kumubaza impamvu imuteye ibyo ngibyo. Yego. Ati uyobe ko ndi mushiki wawe. Akambwira ati nyine akambwira iyo mpamvu. Yasemamye. Ariko impamvu iyo ari yose ntabwo yumvikana kuri musaza wawe pe. Oya. Aramutse akubwira ikagufata? Ntabwo yamfata. Ntabwo yamfata. Yes, rero abakunzi ba Niho TV turabashimiye mwe mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Agira ijambo rimwe ubwira abakunzi ba Niho TV. Ijambo mbwira abakunzi ba Niho TV. Yego. Nuko basaba nyine follow nyinshi. Bakadufollowinga. Bakadusubscribinga. Bakanadusharinga. Bakanakomentinga. Byose babikora mbega wumva biri butuzamurire revo turiho. Bakwitege kuzajya ucisha ibiganiro kuri no channel cyangwa byabaye byo no munsi gusa bakwitegeho iki? Banyitege adatime nzabazira. Adatime uzabazira. Yes, rero nge nakomeze kugenda mbashimira, nge nitwa Vava, nkomeza kubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza.